Reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze wowe ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel aka kanya, ari nako dushimira mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi, kandi tunabashimira ku bitekerezo byiza muduha mutubwira muti mwongeremo ibi mugabanye ibi, biradufasha cyane kuko bitwerekaho serivisi tubaha urwego ruhagazeho. Reka rero aka kanya tugushimire kubana natwe. Twaguteguriye iki uyu munsi? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu by'ingenzi ugomba kwitaho mbere y'uko uhamagara boss wawe kuri telefone cyangwa se undi munyacyubahiro mu gihe ugiye kuvugana nawe kuri telefone. Iyi ni Urubibi TV, ngendisha Dinshuti. Niba utarakanda subscribe, reka tukwingingire kuyikanda, ari nako tugusaba kukanda like una sharing kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi, hanyuma hasi uze no kuduha ibitekerezo. Tuguhaye ikaze. Tudatinze rero reka twihute tubabwire insanganyamatsiko yacu nk'uko twari tumaze kuyivuga, ko tugiye kuvuga ku bintu bitanu by'ingenzi ugomba kwitaho igihe ugiye guhamagara boss wawe cyangwa undi muntu w'umunyacyubahiro kuri telefone. Ikintu cya mbere ni iki? Igihe ugiye guhamagara telefone umuyobozi wawe kuri telefone, ugomba kuzirikana kwita kuri telefone yawe uko imeze. Telefone yawe ni nzima, irimo amayinite, nta kibazo ifite. Icyo ugomba kucyitaho uburyo telefone yawe imeze kugira ngo itaza kugutamaza ikaba yashiramo amayinite utaravuga icyo ugiye kumubwira, cyangwa se ikaba yanazima utaravuga icyo ugiye kumubwira. Kwita kuri telefone uburyo imeze ugomba kubiha agaciro cyane. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho mu gihe ugiye kuvugana n'umuyobozi runaka, boss wawe cyangwa umunyacyubahiro, ni ukureba ahantu uri. Ahantu uri ugomba kubyitaho, kuko iyo uri ahantu mu kavuyo, mu kajagari, bituma message ushaka kumuha itagira agaciro cyangwa batayumva neza, ngo nawe bize kuba byaguhesha igisubizo kizima gifite agaciro kandi kiza kuba kigufasha. Ikintu cya gatatu rero ugomba kwitaho igihe ugiye kuvugana n'umuyobozi, umunyacyubahiro cyangwa boss wawe, tondeka amagambo yawe neza, aba ari ku murongo neza kugira ngo bize gutuma message utanga yumvikana neza. Ba wateguye message yawe ize kumvikana neza, bizagufasha gutuma ubona igisubizo cyiza kuko nawe yumvishe neza message wamuhaye, bigufashe no kubona igisubizo kizima. Hanyuma ikintu cya kane ugomba kwitaho igihe ugiye guhamagara uwo boss wawe, ni ukugerageza kwimagina cyangwa gutekereza mbere ibibazo ushobora kuza kubazwa mbere y'uko abikubaza. Niba hari ikibazo ugiye kumugezaho, nawe gerageza utekereze, urebe kure. Ibintu yaza kukubaza ube wabiboneye ibisubizo, nabyo bigufasha kuza guhabwa igisubizo kizima kigendanye n'ibyo uza kuba wifuza. Ikintu rero cya gatanu ari nacyo cya nyuma ugomba kwitaho iyo ugiye guhamagara boss wawe, umunyacyubahiro cyangwa undi muntu runaka utekereza ko hari serivisi umukeneyeho, ugomba kwita ku kumenya ko ayo ari amahirwe ubonye yo kuvugana nawe. Icyo rero ugomba kwitaho ni ugutega amatwi ukumva neza igisubizo aguhaye, uko ugiye kubishyira mu bikorwa n'uko ugiye kubigenza. Iyo wumvishe nabi bituma utagira n'igisubizo kizima. Ni ngombwa uyu mwanya ubonye, aya mahirwe ubonye yo kuvugana nawe, ko wumva neza ugatega amatwi, ntiwumvirane igisubizo aguhaye kugira ngo nawe bize kugufasha kugera ku myanzuro wifuza. Nibyo bintu rero bitanu twari twaguteguriye ugomba kwitaho mu gihe ugiye guhamagara boss wawe, cyangwa mu gihe ugiye guhamagara undi munyacyubahiro umubwira ikibazo runaka, cyangwa hari icyo ushaka ko agufasha kugira ngo ubone igisubizo kizima. Turagushimiye kuba wabanye natwe. Ngendisha Dinshuti, iyi ni Urubibi TV. Niba utarakanda subscribe yikande, hanyuma hasi uze no gukanda like, share, unaduhe comment ku biganiro tubagezaho. Turagushimiye kuba wabanye natwe muri aka kanya. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro televiziyo yanyu yabateguriye. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.